kugira ngo ndi inzoka ngo ntago inzoka irara mu nzu, inzoka irara hanze. Icyo gihe nararaga mu nzu z'inyana, nkarara hanze, abandi bana barara mu nzu, ntago najyaga nywa amata nubwo nabaga ndagiye izo nka. The Zoom TV 24. Yes, reka twongere tubahe ikaze mwese mukurikira ibiganiro bya The Zoom TV aho muherereye hose mu nguni zose z'isi, tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza mu byo muri gukora byose. Tudatinze nkuko mubibona turi kumwe n'umukozi w'Imana, ni umuntu ufite ubuhamya bukomeye, bufite ibihamya bishobora kububaka, mwaba urubyiruko, mwaba abubatse, mwaba bakuze, ni ubuhamya bukora buri wese ku mutima. Na Apotre araza gutangira twibwira. Muraho neza, Yesu ashimwe cyane kandi ahabwa icyubahiro. Nanjye ngira umugisha no kuba mwansuye, kubona abantu bagaragara ku isi yose bagusuye nabyo ni iby'icyubahiro. Rero amazina yanjye nitwa Apotre Alex Hakizimana, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore, nkaba ndi n'umukozi w'Imana, nkaba ndi umuyobozi mukuru wa ONG yitwa Ndahe. Ndahe ni amagambo magufi avuga ngo Nations Discipleship and Healing Enterprise International. Ni ikigo mpuzamahanga gifite amashuri yigisha abavugabutumwa, abapasteri, abantu bifuza kuba misiyoneri n'abandi bashaka kumenya Bibiliya muri rusange. So rero dufite intego yo kwamamaza ubwami bw'Imana. Vision yacu iravuga ngo to manifest the power of the Lord through healing the broken heart and transform the community and extending the kingdom of God. Mbese nko mu Kinyarwanda no kuvuga ngo n'ukwerekana ubwiza bw'Imana binyujije mu gukiza abantu bafite imitima ikomeretse, no guhindura community aho dutuye. Noneho ikikurikiraho no kwamamaza ubwami bw'Imana ku isi yose. So dukorera ngaha i Kigali, ariko dukorana no mu bindi bihugu. Dufite ishuri ryigisha abapasteri, abavugabutumwa bifuza kuba misiyoneri. Ishuri ryacu riri ahangaha Kigali Kabeza, tukagira Muhanga, tukagira Kabarondo, tukagira Nyagatare, turimo turatangirayo, tukagira na Rubavu, tukagira na Children Center, ikigo gifasha abana bo mu muhanda, abadafite ababyeyi n'abana baturuka mu miryango ikennye. Muri uyu mwaka twafashije abana bagera muri 320 tubashakira ibikoresho n'ubundi bufasha kugira ngo basubire mu ishuri. Twatangiye ubwisungane abantu bagera mu 110 bwo kwivuza. Ibyo nibyo dukora ahangaha muri kino gihugu na nyuma ya kino gihugu, kandi tubonye Imana ibana natwe. Uyu muryango umaze imyaka ingaho ukorera muri iki gihugu Apostle? Uyu muryango ni mushyashya muri iki gihugu, watangiye 2018, ariko icyangombwa cyo muri RGB twakibonye 2019 nibwo twemerewe gukorera ku mugaragaro muri kino gihugu. Akenshi umuntu ukora ibintu nk'ibi, kwita ku babaye, kwita ku bana bo mu muhanda, kwita ku batishoboye, nk'uko nguko nyine uhagarariye uyu muryango, hari igihe muri background ye abafite amateka nk'aya ngaya, wenda ukavuga ati initiative yo kuko bene ibi bintu si ibintu ukora nk'akazi gusa, ahubwo udaramutse utabikunda ntabwo bikunda. Iki gitekerezo cyavuye hehe? Ubuzima bwawe bwabayeho gute? Wabayeho gute? Uri muntu ki? Ibaravuga ngo iyo Imana ishaka kuzagukoresha ibintu bikomeye, irabanza ikakunyuza mu bintu bikomeye maze ikagukomeza, nuko izo mbaraga ukuyemo zikazatuma uza gukomeza abandi no kubagirira umumaro. Uri muntu ki? Wabayeho gute? Uradusangiza ubuhamya bwawe. Okay, ni ibintu bikomeye cyane, kandi urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ntago mu 1980 nibwo mama wanjye yatwaye inda ya papa wanjye atabishaka. Papa wanjye akimara kumutera inda ahita yurira bisi yigira Uganda, yigira kwibera mu gisirikare cy'abayobozi bayoboraga icyo gihugu muri iyo minsi, ba Idi Amin ba Obote basimburanwa. Noneho mama wanjye yaje nyine gutwita inda atabiteguye, atanabishakaga. Nekereza yuko iyo umubyeyi atwita inda cyangwa uyu mwana atwita inda muri ubwo buzima, bagerageza kwikuramo kugira ngo wenda yongere kuba umuntu udatwite. Ariko igihe cyaje kugera, mama wanjye aza gushaka umugabo n'umuryango bimufashijemo hafi ya Tanzania. Ashaka umugabo wari waratandukanye na mukuru wa mama wanjye. Mama wanjye yari imfura, yari bucuri wabo. Mukuru wa mama wanjye yari imfura iwabo. Mama wanjye yari bucura hagati harimo abana 5, ariko kuko yari atwite
ashaka umugabo abantu benshi cyane abakobwa cyangwa se abantu b'igitsina gore iyo umwana wabo wahuye n'ibyo bibazo bagerageza kumucira izo nzira iyo batayikuyemo cyangwa bakayikuramo bashaka kwikuramo bikanga bamucira muri izo nzira bakamushakira umugabo ashaka umugabo ariko agezeyo akimara kugerayo abona uwo mugabo ntibakwiranye mama wanjye n'umudamu mwiza ashaka umugabo ngira ngo batari bakwiranye agezeyo antayo yisubirira iwabo ubwo yabyariye ko umugabo wundi ni ukuvuga papa wawe yamaze gutera mama wawe inda ahita yigendera ariko papa wanjye ajya kugenda yabwiye umuryango yarabwira ati ndatorotse ngiye Uganda ariko hari ibyo nkoze hariya n'ubu umuryango wari ubizi mama wawe ahita profita arishakira cyangwa ashakwa n'undi mugabo nyine wari ufite mukuru noneho agezeyo ahita abona ko ngira ngo uwo mugabo batari bakwiranye arangije antayo yisubirira iwabo amaze kwisubira iwabo urumva nakuze ntareba mama nkura ntareba data nkura nta muntu wo kumbwira amagambo meza mfite ntekereza ko uwo mugabo ajyaga ambwira ngo inyana y'insindirano ngo ironka ntitsimba abana bo wenda ntago babimenya ni kwa kundi umuntu akubwira ngo inyana y'insindirano ironka ntitsimba nyine ni kwa kundi nk'ibyara yamara kubyara wenda igapfa yamara gupfa ya nyana yasize bayiha indi nka ngo niyonke yirimo konka ironka gusa nta gitsimba gutsimba ni kwa kundi inka ikubita umutwe kugira ngo iretesha nuko nkuko rero niyo magambo bambwiraga ariko kuko nari umwana ntago ya magambo yajyaga amfataho ndakura uwo mugabo ajyaga ambwira nubwo hari hafi ya Tanzania ariko bakoreshaga ikinyarwanda bavuga ikinyarwanda kandi bari bazi amateka y'u Rwanda ajyaga ambwira ngo ndi inzoka ngo ntago inzoka irara mu nzu inzoka irara hanze icyo gihe nararaga mu nzu z'inyana nkarara hanze abandi bana barara mu nzu ntago najyaga nywa amata nubwo nabaga ndagiye izo nka najyaga mfata bya byansi bimwe bashigaje bakuyemo amata bagiye kubyoza nkunyuguzamo amazi nkanywa ngubwo ubuzima nakuriyemo nkurira muri ubwo buzima numva kuva nkiri mutoya kugeza mu myaka nk'umunani abandi bana muri ako gace batangiye kujya kwiga ariko njye ntago nigaga nahoraga nibaza impamvu abandi bana tungana bajya kwiga njye nkaba mu nka umunsi umwe ndabyibuka imvura yari yaguye ndangije njya kuvoma kandi naraye hanze nanakonje ndangije ngeze mu rugo nanikoreye igicuma ngiye kugitura kikubita hasi kirameneka wa mugabo asohoka mu nzu n'icumu arirahira kuri ntera ngo anyice ndangije ndasimbuka rya cuma ritera genda rikubita igitoki kikubita hasi ndasimbuka ndamusiga maze kumusiga ndagenda njya mu bashumba twarageranaga inka ndangije ari umushumba najyaga nsigarira mu nka akegera mu nzu bamwe bamwita baryana ishavu ndangije mubaza impamvu ntararaha mu nzu nk'abandi bana impamvu ntanywa amata nk'abandi bana impamvu uriya mugabo ahora ambwira ngo ndi inzoka ngo ngomba kurara hanze nkamubaza impamvu ambwira ngo inyana y'insindirano ironka ntitsimba nibwo yambwiye ngo reka nkubwire inkuru ariko ntikubabaze arambwira ngo hano hantu muri za 80 higeze kuza umuntu ugeze kuza kuhashaka ntabwo yahamaze igihe yarakubyaye amaze kukubyara gutangaha amaze gutanga yisubirira i Kigali none uriya mugabo siso nuriya mugore sinyoko ngiyo inkuru yambabaje n'ubu ngubu ncyumva iri ku mutima wanjye so urumva nahise nanjye mbibona yari umugabo mugufi meze gutya ariko njye nareba nk'abandi umwana w'umusore umudamu we yarankundaga yajyaga mpishira ibiryo ugasanga we nanzaniye ibiryo muri icyo kiraro nararagamo ariko Uwiteka afite umugambi murakoze cyane noneho igihe cyaje kugera anyandikira agapapuro kariho amazina ya sogokuru n'amazina ya nyogokuru n'amazina ya mama nza kubashaka hano muri za Kigali wabikwandikiye ninde nuwo witwa baryana ishavu twarageranaga inka nza kubashaka mpageze nasanze sogokuru n'umupfumu na nyogokuru n'umupfumu barangije banyigisha mama yise ashaka yise agenda biwe bangisha kuragura kuko bifuza ko nazaba umusigire w'imyuka mibi yabo kwa nyogokuru na sogokuru kwa nyogokuru na sogokuru barankunze kuburya ababyeyi bakunda umwana ukora kuko narakoraga ntago ndi wa mwana kwa kundi mu cyaro bafata akababi bagaciraho ngo nusanga nujya kuvoma nusanga amacancwe yakamye urapfa
njye ntago ndi umwana wari umeze gutyo, ndi umwana wajya kuvuma nkagenda nkazana amazi, nabaga ngiye gusenya nagenda nkazana inkwi, byatumaga sokuru na nyokuru bankunda. Noneho bifuza yuko nazaba umusigire wa ya myuka mibi bakoreshaga. Barangije bafata imyanzuro yo kunyigisha kuragura nk'umuntu uzabisigarana. Ndabyiga ndabyemera, nyine nemera kuba umuntu uzabisigarana. Ndabyiga. Apotre cyawe wari ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite mu myaka igera mu 8 aho ngaho, mu 8 irengaho gatoya nibwo nahageze. Ishuri ryo kuragura rero. Batangira kuragura, kunyigisha kuragura, nanjye ntangira kubyiga. Rero ukuntu twabyigaga, nyogokuru yabaga yicaye aha ngaha, sokuru yabaga yicaye aha ngaha, nyine ubu barangisha nk'umuntu uzaba umusigire. Ukuntu twahamagaraga imyuka mibi mu gitondo cya kare abantu batari bazi. Noneho twarahamagaraga mu gitondo, irorundebe nyirabarera, irorundebe rutindagezi, irorundebe mukamusoni. Tugahamagara imyuka mibi kuko ukabona twahindutse. Imbaraga zirimo ukabona imbaraga. None abantu bakaza bagatora umurongo baje kuraguza. Icyo wenda umuntu yakwibaza, ibene iriya myuka iyo uhamagara gutyo, ese ubundi hari igihe ubona ibintu bije wenda ukabibona nawe ukabona ko byagendaga gute iyo mwabaga muri nko guhamagara gutyo muririmba nyine. Urumva ni ikirere kidakorerwamo n'abantu bambaye umubiri, niba ndiko umuntu yabivuga. Bije ubundi iyo mwabaga mubirimo gutyo bari guhamagara iyo myuka mibi, hari igihe yazaga, hari ibintu bifatika wabonaga. Biriya abantu n'ababeshyi. N'abantu babeshya, ariko muri kwa kubeshya kwabo burya reka nkubwira, none ushatse kurakara warakara. None nshobora kuvuga ndakaye, kandi none nshobora kuvuga nishimye, none nshobora kwishimisha n'ubundi nkanezerwa. Bo rero kubera ko ibyo babaga batekereza ko imyuka mibiri buze. Noneho ikintu ntekereza ko impamvu ntekereza ko babeshya, ndaza kuza kubibabwiraho uko naje kwakira Yesu, kumva inkuru za Yesu kandi nkahamamo, ntekereza Yesu nabo batekereza imyuka mibi, kandi turi mu bintu bimwe. Noneho batangira kunyigisha kuragura, nyine ndabyiga ndabyemera, numva nzabibamo. Ariko nubwo numvaga nzabibamo, ndi umwana nibuka ndi hahandi kwa wa mugabo wa mama umwe washakanye na mama, hari yari yaranjugunye. Nari ndagiye inka ngira iyerekwa, nikubita hasi. Ndangije maze kwikubita hasi, mbona ngo marayika kwijuru ngo afite inkota, arangije ampa misiyo, arambwira mwana wanjye ndagukunda, nzabana nawe kandi ndashaka kugutuma, kubera ko hari umunsi umwe nzaza guhemba no guhana. Noneho njyewe nubwo banyibwiraga ibyo bintu byo kurogora no guterekera n'ibiki byose no guhamagara Satani, numvaga hari Imana ishobora byose. Rero bene data bakunzi ba TV channel, abantu bararaguza, ariko burya abagore bararaguza, abagore n'ishyano. Na umugabo yagiye kuraguza bakamuragurira, nyine baramupfunyikira kihangana, ariko abagore n'ishyano. Umugore iyo agiye kuraguza umugabo yamukubitaga, rimwe na rimwe tumuha imiti, twamuhaga imiti akagenda akamukubita, yamara kumukubita akamuraza no hanze. Noneho arano n'igihe atanamukubitaga wenda ngo namuraze no hanze, ntanamusekere. Noneho akabaragarutse nyuma y'icyumweru kimwe bagagarutse, kandi azanye amafaranga. Rimwe na rimwe bibye abagabo babo, ubundi banasambanye kugira ngo babone amafaranga kujyana mu bapfumu, ngo imana z'abapfumu zibafashe bubaka ingo nziza. So noneho akaba nk'igihe aza afite ikibazo cy'uko umugabo wenda mukubita, yaza ntamukubite ntanamusekere, yagarukaga nyuma y'icyumweru azanye amafaranga yagurishije ibintu, azanye amaturo, azanye inka, intama, nyine nk'uko twabaga twabibasabye. So noneho sogokuru yarazi kubabwira neza, akababwira ngo mwihangane, ariko nyogokuru we yavugaga nabi, kabwa ngo mugende mujye kugerageza. Natwe tungo Imana ishobora byose, nahitaga ntekereza y'Imana imwe nigeze kubona ndagiye inka. So umunsi umwe rero mu gace k'iwacu haza umugabo bita Munyambo, mu gace ka ubu ni mu karere ka Rwamagana, hahoze ariko mine Gikorokera, mu murenge buno wa Gahengeri. Haza umugabo witwa Munyambo n'akagoma, arimo akubita akagoma, avuga ngo azanye inkuru za Yesu, yatubwiraga inkuru za Yohana Umubatiza, ngo yaje atarya atanywa, ngo yaryaga ubuhura, byo kurya bye ngo byari ubuhura, ngo n'ubuki, ngo imyambaro ye ngo yazaga ngo yambaye imyambaro y'ubwa bw'ingamiya. Turamukurikira turi abana,
tumukurikira numva birandyoheye. Abakunzi b'iyi TV, umwana wawe ufite mu rugo, icyo akuze yumva nicyo akura kiri mu mutima we, nicyo akura kiri mu mutima we. Ndamukurikira, tumaze kumukurikira turi abana, atubwira inkuru za Yesu, numva zirandyoheye. Noneho nubwo yavugaga izo nkuru, turi abana tumukurikira, natahaga nagera mu rugo kwa sokuru na nyokuru, nyine nkaba umuntu uri trained to be witch doctor, nkaba umuntu urimo kwigishwa kuba umupfumu. Noneho iyo nyogokuru yatukaga abantu babwira ngo mugende mujye kugerageza Imana ishobora byose, ngiye natekereza ko ari ya Mana wa mugabo numva avuga. Ndangije umunsi umwe ndaza wambajije ngo mbese ngo iyo myuka mibi ngo iyo mwayihamagaraga hari ikintu cyahindukaga ku bantu. Ubwo turi abantu batatu, nicaye hagati, uyu ni sogokuru, uyu ni nyogokuru. Noneho mu gitondo cya kare turimo turavuga iroro ndebe nyirabarera, iroro ndebe rute. Bo barimo barahamagara imyuka mibi, nyamara ngiye ndimo ndaririmba za ndirimbo zimwe mu nyambo yatwigishaga turi abana. Eva turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu nyirimbabazi, iyo tuvuka ku ngoma ya Satani none tuba twihebye. Yesu tugukunde cyane. Urumva njye nabaga ndimo ndirimba iyo ndirimbo, noneho abandi barimo barahamagara nyirabarera rutindagize Mukamusoni. Hanyuma pastor tukira aho ngaho warayiririmbaga ugasohora cyangwa yirimbiraga mu mutima? Nararirimbaga ijwi ntiriso burya sugiraga igikenye cyumva ihoni, bo babaga bibereye mu byabo, njye ndimo ndirimba za ya ndirimba ariko ndirimbaga cyane ku ijwi risohoka. ubwo nicyo nandi kunanjye kwibaza uko bumvaga urumva Imana muri gusenga ntago babyumva, ntago babantu babinyumira kugira ngo ibyo by'Imana barabizi, ntago babizi. Ntekereza ko najyaga mfata n'imirongo yo muri Bibiliya yo twize, kuko Imana yakunze bari mwisi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo mwizera atarimbuka ahabwa ubugingo buhoraho. Noneho niki cyabaye? Kubera guhamagara no kuvuga ayo magambo, igihe cyarageze baza kumpamagara. Sokuru nyokuru barampamagara, barangije barambwira ngo uzatuzanire bakozi b'Imana b'abapene baze batwike ibi bintu, nibamara kubitwika natwe turashaka gukizwa, turashaka kuva muri bino bintu. Kubera kuko nahamagaraga za ndirimbo naririmbaga z'Imana, nkahamagara nkavuga ya mirongo muri Bibiliya. Igihe cyarageze abantu bashira muri rya sabo, bamaze gushira muri rya sabo, nabo barabirambirwa. Bamaze kubirambirwa, nagenda mpamagara abantu. Ivuga butumwa rya mbere na mbere naritangiriye iwacu. Iyo umwana wawe icyo akuzabona nicyo abacyo. Burya ikintu umuntu yirirwa abona, icyo yirirwa atekereza nicyo akora abacyo. Nibya bindi bavuga ngo tuzi umwana inzira zanyuramo akiri mutoya azarinda saza atarayiyuba. Urabona abana b'iyi minsi iyo muhuriye mu nzira ukamubwira ngo akuririmbira za ndirimbo za Diamond, akubwiriza z'abahanzi bangaha, akubwiriza ariko mukurije mu nzu y'Imana akura ugasanga waryama imyuka mibi gutera ibintu bagutera mu buriri, ugasanga urarota inzoka, urimo urarota kandi wenda urusenga, ariko kuko usenga gusa umwana ukamurekera mu isi, ya myuka mibi aryamana. Rero menyereza umwana wawe inzira nziza, azakura akirimo. Bakunzi turimo tugenda wese aribaza ati waje mu gutegeka muhanda uragenda ukajya uziririmba bagutoza iby'ubupfumu, noneho nabo bavuga baraje barabitwika. Bamaze kubitwika nyine umva nari umwana. Burya bakozi b'Imana, kwakira Yesu ni ikintu kimwe gusa. Kwakira Yesu ni ukwatura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Mu Baroma ibice 10:9 Bibiliya iravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe uzakizwa. Noneho rero kumva abantu benshi uryo barumva, n'aba ngaba usanga
zabaryoheye ejo muri twagiye gusura umugabo wa Masenge mu Mutara tujyana abaririmbyi bararimba umusaza arishima umusaza ararira amarira araza amarira amaze kuza ntago yumvishe inkuru za Yesu zimuryoheye indi step yagomba gutera ni yuko yatuza akanwa ke kuba rero narabyumvishe ndi umwana bikanezeza nkabi bikamfasha nkumva ndimo ndakorera nkumva hari indi Mana nzakorera naje gukura ndangije ndatura maze kwatura ndakizwa maze gukizwa ndabatizwa mba muri ubwo buzima aho nagiye muri secondaire nkomeza kumuyoboza abanyeshuri aho narangije amashuri yanjye ya secondaire nkomeza njya ngiye kwiga iby'Imana kugira ngo nzamenye neza kuko namumvaga nshaka ijuru so rero nararangije ndangije njya kwiga muri Makerere Uganda University ngiye kwiga theology aho navuye nkomeza muri Afrika y'Epfo aho nagiye kwiga muri Afrika y'Epfo niga no muri Amerika muri School of Spiritual Ministry aho nazamukanye masters yanjye mu myaka umuntu w'Imana ubivuga ariko wanabyize Imana bamugisha rero ko mwana asuye reka tuse n'abajampinga wenda kuko harimo ibintu byinshi tuzajya tugarukaho twigire rero kuri choix du conjugue uhitamo uwo muzashakana kugira ngo uve mu busore byagenze gute kugira ubuvemo wari ufite izihe expectation cyangwa wiyumvaga wifuza uzashakana n'umuntu umeze gute nabyo urabituganirizaho kuko impamvu tubizaho nuko muri iyi minsi hari ibintu byinshi biba mu rushako urubyiruko rwinshi rudutuma kugisha inama abana ati turashaka gushaka twubaka urugo rwiza twabigenza gute bene nkamwe binararibonye ibibazo byanyu cyangwa ibyo mwagiye munyuramo urakoze cyane kumbaza ikibazo ngira ngo ayo makuru ngira ngo ndayagurisha kuko mfite igitabo nanditse kivuga ngo your dream is bigger than challenges you face ngo yerekwa ryawe ni rinini kurusha ibikubabaza wagiye unyuramo akenshi nabyo birimo noneho hariho n'ikintu nanditse kivuga ngo God is good is better than our fear urumva rero nanjye nk'umusore nyine naricaye ndatekereza numva nashaka ariko nk'umusore usa neza ufite amafaranga nanacuruzaga ahangaha muri uyu mujyi wa Kigali na za Rwamagana mfite amafaranga kandi ndi no mu Gakiza numvaga nanjye ngomba gushaka umwana mwiza usa neza wawe muzamugendana kabisa yarashatse n'icyuma kabisa urumva kandi ufite amafaranga ukaba wize nasaga cyane muri iyo myaka noneho nanjye ndangije mpora n'umwana w'umukobwa wavuye i Masisi ndangije kabisa ni wowe kabisa uko bizaba kose ni wowe ariko muri ibyo bitabo nanditse hariho akantu kamwe nanditsemo kavuga ngo I learn by my mistake uvuga ngo nigiye mu makosa yanjye nigiye mu makosa nagiye nkora yajyaga akunda kumbwira ngo ubundi ubuzima gukosa ntabwo ari ikosa rikomeye no kudakosora nanjye rero nakanditseho kare ngira ngo ku rupapuro rwa 80 na kangahe kavuga ngo I learned by my mistake nigiye mu makosa yanjye biri muri icyo gitabo kivuga ngo your dream igitabo kirahari mu minsi iri imbere kiraza kuza kuba kiri ku isoko muzakigura kiri mu Cyongereza kikaba kiri mu Gifaransa kikaba kiri no mu Kinyarwanda Imana izadufasha very soon kiraza kuza kuba kiri muri library noneho mvuga ku makosa menshi cyane nagiye ngira kandi ntifuzaga urumva nakuriye mu Mana nkura nsenga nkagenda ngira amakosa menshi cyane nagiye ngira amakosa menshi cyane ariko uwo mukobwa twaje guhura turahura turakundana umwana nyine usa neza twaragenderanga kabisa n'uyu kabisa tukiri kuri uwo mwana yaturutse i Masisi ngo n'uyu Masisi niko numvise yari umukongomani cyangwa ari umunyarwanda n'umunyarwanda ruba ruvukiye muri Kongo uzumujyi nge kandi wo mu cyaro hari nkuko nayo nahababwiye wakure muri bwa buzima urumva arambwira ngo tujye muri Kadrake kubyinange nkambwa ngo tujye guhinga aho gucyo tujye kuragira urumva bwari ibintu bire bitandukanye ariko ariyo shuwa yanjye igihe kiragera turakundana tubereka imiryango ariko ntago byagenze neza kuko twari dutandukanye pe
twari dutandukanye nk'uko isi ngira ngo itandukanye n'ijuru. Warumbajije ngo turi mu gihe abantu bifuza gushaka, abasore abakobwa, ngo mbese wahita muti. Mwene data, burya umuntu ntago ari uw'inyuma, umuntu n'uw'imbere. Ishusho y'umuntu ntago ari uwo muntu. So niba ugiye kurambagiza, ariko na housing ni nziza. Na nziza. Hari abasore bajya bambwira ngo pasa ngo nge nzareba inyuma ngo imbere naho Imana. Ariko yaba Imana yaba wasengaga Imana yakwereka imbere. Wenda ukareba n'inyuma ariko n'imbere waharebye. Ariko inama naha urubyiruko, inama naha abasore, inama naha abakobwa, inama naha abantu bagiye gushaka, baba ari abagabo batandukanye cyangwa se bapfushije. Umuntu ntago ari uw'inyuma, umuntu n'uw'imbere. Umuntu w'imbere rero kugira ngo mubone nuko wakira Yesu ugasenga akakwereka mu muntu imbere. Reka nkubwire, ushobora gukundana n'umuntu imyaka 5, dusipoze ke wenda nyara ku buriri, wenda n'urugero, akaba yanagusura wenda wenda nk'umukunzi wawe ntimwaryamana, wenda dusipoze ko wenda mukajyana nko mu giterane mukajyana, kubera ko azi ko azaryamana n'abandi bantu bakamubona nyaye ku buriri, ashobora kumara imyaka yose udasinzira mu gihe habaye ibiterane kugira ngo ahishe icyo kintu. Ariko iyo mwashakanye nyine arabikwereka. Rero ariko iyo wasenze Imana, ukegera Imana, ukaza muri ubu butayu ugasenga, ugasaba Imana ikwereka mu muntu imbere. So rero ntago byagenze neza, nyine umuntu twaje gukundana, birenga gukundana bigera ku yindi step, ntibyagenda neza. Ariko nyuma yaho Imana yaje kumpaza amarira mu gihe cy'imyaka irenga 12. Pastor, tukiri aho ngaho turi kugira ngo tubwire neza, nyine winjiremo ntibyagenda neza, twarabanye ntibyagenda neza. Kutagenda neza nibyo turi gushaka kumva muri icyo gihe cyo kubana. Se mwarakundanye gusa birangirira aho ngaho, cyangwa mwarashakanye muri bakamumaranye imyaka ingahe biza kwanga muratandukana? Byari byose twarashakanye ko hashiraga agahe gato cyane, ariko wabona ko dutandukanye. Nkanjye nk'umuntu wakuriye muri ya mateka, nakuze nkunda abana, n'ubu nkunda abana. Niba ku rugendo rwa mbere na mbere twakoze, njyewe nawe twagiye gusura umuntu wari umaze iminsi ubyaye, njyewe mfata akana ndagakikira, nkafata mu ntoki, abandi bana baraza baranzenguruka mu urwo rugo, none nkumva nishimiye guterura abana, kubera ko nakuze ntafite affection y'ababyeyi. Ariko Imana yampaye umutima wo gukunda abana. Dusohotse ngiye kubona mbona umuntu yarakaye, none sinabwira mugenzi wanjye ko warakaye, bite ko warakaye. Arangira namara ngo ubundi se buriya umuntu muzima nkayo umujeni ajya guterura abana bagutaha inkonda. Urumva rero nyuma naje kumenya background ye cyangwa se amateka ye. Hari abantu benshi dufite ibikomere, dufite umutima w'ubupfubyi. Umuntu ufite umutima w'ubupfubyi, burya umwana ashobora kugira umutima w'ubupfubyi, ukamukurikirana no mu gihe ashatse. Papa we igihe yinjiraga mu nzu, abana barasohokaga bakagenda, bakirukanka bagahunga. Noneho tumaze kwinjira muri relationship nawe, yumva ko nanjye ngomba kuba intare, abana bambana bagahunga. Noneho abo nibo dushaka, abo nibo bakobwa dushaka, tumushaka yarabonaga se yinjiye agasohoka. Abo nibo bagabo umushaka yarabonaga se akubita nyina, yinjira agafata akicara ku ntebe, agashyira ukuguru hejuru kundi agakubita nyina nk'ukubita. Hari umupasiteri bamwita Kiza, ni umupasiteri wo muri Rwamagana muri ADPR Nyarusange, niho muheruka kera. Kiza Tadeyo yaduhaye ubuhamya kera ngo yari umu brigadier. Ni abantu bari bakuriye abapolisi kera mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho Kiza ngo yarabwiye umugore we ngo ntago nshaka ko ninzajya nza uzajya nkomanga, ngomba kuza nkasanga wicaye ku muryango kandi ukankingurira ntako mazi. Urumva brigadier akazana bote, yakubita ibibote, umugore agomba kubekeye ku muryango arindiriye ko Kizaza akamukingurira. None yamara kumukingura akamukubisa urushyi, yamara kumukubita urushyi. Noneho iyo ugiye gushaka ugashaka urabona gaso akora biriya bintu, kandi ukabona byaratumye iso yubahwa, yitwa umugabo mu rugo, nawe niko ushaka kubaka. Ariko ntago ariko bigenda. Ububatse nka se ngira ngo simbizi, gusa hari ikintu cyiza wakopera ku mubyeyi wawe. Hari ikintu cyiza wakopera ku mubyeyi wawe, ukagikopera kuri mama wawe, ukagikopera kuri papa wawe. Ntago nigeze mbona uburere bwa data na mama, ariko muri Yesu Kristo wahabona uburere. Nibuka ko ndangije amasomo yanjye ho nigaga, baravuze ngo twandike buri muntu afate igitabo agira umuntu yandikaho.
abanyeshuri bagera muri 200 b'abazungu banyanditseho bandika ku muntu witwa Alex, baravuga ngo Alex uri umwana mwiza, Alex ufite urukundo, Alex icyama nkareba kubyaye, icyama nkareba mama wawe, icyama nkareba papa wanjye, ariko ngira ngo mwabyumvise ubuhamya bwanjye. Ibyo byaje kubera ko nakiriye Yesu, maze kwakira Yesu aragenda yomora ibikomere byose byari ku mutima wanjye. Mbonye Imana idufasha ahangaha, mbonye hari abantu baza muri ubu butayu turasenga, mbonye hari abantu baza barwaye, mbonye hari abantu baza bafite ibikomere turabasengera, tubagira inama, Imana impamagara batsinze. Ariko Pawulo ntabwo yahishe amakosa yagiye akora, yaravuze ngo nifuza gukora ibyiza ari bibi bikantanga imbere. Igihe cyarageze aravuga ngo ndimo ndaterana amakosa ariko ntabwo ndi uhusha. Ariko abantu b'iyi minsi yaje mu nzu y'Imana yarasambanaga, yaribaga, akaza yarakuyemo amada, araza akabihisha, ikaba ikiwundu cyangwa se igisebe kiba ku mutima we. Rero amakosa haba mu by'ukuri, haba busanzwe, ariko itari nyakosa yampaye umutima wo gukiza no gufasha abantu bafite ibikomere byo ku mutima, kandi mbonye miliyoni na miliyoni muri iki gihugu cy'u Rwanda na nyuma y'iki gihugu, n'aha dusengera no mu ishuri ryacu rya teoloji, no mu rusengero rwacu, no muri abo bana nirirwamo. Mbonye Imana imfasha, dufite abagore bagera mu 150 kuboha no gukora ubukorikori, ariko uwo nganiriye, uwo mfashije, uwo nsengeye, mbonye Imana igenda yubakira ingo kandi bakora ibikomere. maze tuza no gutandukana na wa mugore nashatse nyine, mbona ko ari ikizungerezi, mbona huye n'ibyifuzo by'umutima wanjye. Noneho nyuma y'imyaka 12 rero ngo nibwo Imana yaje kongera kugushumbusha. Aho ho byagenze gute? Nyuma yo gutandukana numva namo hari ibindi byajemo hagati birebire. Urumva imyaka 12 kugira ngo wongere gushaka uwo wizeye wumva Imana yakubwiye, suko rutari urugendo, rwari urugendo duhura n'ifite imyaka 21. Urumva kugeza hafi 38 nibwo nongeye gutekereza kuba nashaka. Urumva hajemwo nabwo urugendo rwabaye rurerure, nk'umurokore, nk'umuntu wasengaga, nk'umuntu wari mu nzu y'Imana. Nagiye nkora amakosa menshi cyane ko atavuye kuri shuwa zanjye, atavuye ku bitekerezo byanjye, ahubwo avuye mu kwihuta naruta ikintu nkumva nicyo ngicyo Imana yavuganye nanjye, naba ndimo gusenga narota uwo nakunze nkiruka, wasanga ari uriya. Urumva aho nahakoreye amakosa menshi cyane, ari muri icyo gitabo nanditse kivuga ngo God is good is better than our fear, cyangwa se your dream is bigger than the challenges you face. Hari nk'amakosa menshi cyane nagiye nkora muri urwo rugendo, ariko igihe cyarageze ndimo gusenga Imana iransura, inyereka ifoto nk'uko ureba irangamuntu, Imana inyereka amazina y'umuntu nzashakana nawe. Ayo mazina nyabona, ngewe ntago nasenga isengesho rivuga ngo ndashaka undi. Isengesho nasenze iyo myaka yose naravuga ngo rero Mana hindura wa muntu, kuko numvaga ntashaka kubaho mu buzima mbarirwa abagore. Nabwiraga Imana hindura wa muntu, nzaba umugabo w'umugore umwe, kuko duhura naramubwiye ugiye kuba data, ugiye kuba mama, ugiye kuba nk'uko Aburahamu na Sara batangiye umuryango, rero tugenderaho. Noneho numvaga ntashaka kugira ngo nshaka nzagendera muri uwo murongo, ariko ntibyakunze. Hagati aho nagiye nkora amakosa menshi bivuye ku mayerekwa nagendaga ngira. Reka mbabwire abantu, gusenga birashoboka. Satani nawe azandikira bikuri n'ikintu gisa nk'iki Imana yakubwiye. Reka nkwiye nk'urugero nk'ahangaha mu ikofi yanjye murera ko kashi zirimo, iyi note ni ya 5. Iyi note ya 5, kugira ngo babandi bakora inote zipfuye bayizane muri iki gihugu, nuko bakora isa neza na ya yindi leta izi yakoze, banke y'igihugu yakoze. Noneho rero Satani
arareba agasanga Imana yakwijeje kuzaguha ikintu kiri original ariko kubera ko ugira ishyushyu ukavuga ngo kiraje Satani nawe akaza akagukubita igicupuri nka za note zimwe muri abacuruza batanga mu bantu zidakora noneho cya gicupuri ugafata wamara gufata ukumva koko ni ikintu Imana yakubwiye kandi abantu benshi cyane barasenga bariyiriza ariko amasezerano batunze ibintu bafite ni ibintu by'ibicupuri bitari original turasaba Imana iduhe rero ukaba wiyirije wizeye ukaba umaze ukaba waravuganye n'Imana rindira ikintu kiri original kubera ko Satani nawe azana igicupuri ukakira cyaje kujya ndimo gusenga ngiye kubona mbona igicupuri wenda natekerezaga kuza ko nazabana nacyo Imana inzanira ikintu kiri original ngiye kubona mbona original ngiye kubona mbona mwiyerekwa mbona Imana inzanira iranga muntu ndebye amazina mbona ntago amazina nyazi mbona na amazina atari amazina uraza amazina y'Abanyarwanda ni Kayitesi ni Mukamana ni ya mazina y'Abanyarwanda ni Eliane wenda byakunda ahubwo wenda tuyisenge ni Katusabe ya mazina y'Abanyarwanda murayazi ndebye nsanga na amazina atari Abanyarwanda 2018 2017 mu kwa 11 tariki 24 nibwo narangije amasomo yanjye nakoreraga hanze aho nigaga hanze ngaruka mu gihugu cyacu 2018 mu kwezi kwa kabiri tariki 13 twatangiye ishuri ryigisha abapasteri ritangirira ngaha i Kigali abanyeshuri baraza kwiyandikisha ngo bige baza ari benshi aribyo dukora n'ubu ngubu ubu turi mu mwaka wacu wa diplome na certificate turabakira n'abashyashya babishaka ubwo banaza bakiyandikisha ku ishuri ryacu noneho haje abantu baje kumfasha uwo murimo wo kwigisha nyine babyize hanze hazaho umukobwa wo muri Amerika njya kubakira ku kibuga cy'indege ngezeyo urumva nabanye n'abazungu bagera muri 200 ntabwo nigeze nirwanirira ngo mvuge ngo reka nteretere kanshakishe nubwo nari mfite iryo yerekwa nari navuze ngo igihe cy'Imana nikigera ntabwo nge nzirwa njya gushakisha ahubwo Imana izamuzana kandi izamuzana ntabigizemo uruhare ntabirwaniriye ntabyirukanse ngiye kubona ngiye kumwakira ku kibuga cy'indege nagize ubwoba yego umukobwa araza aransuhuza abandi bari baje mbere turimo twigisha dutegura ishuri waza nyuma ndajya ku kibuga cy'indege ndamuhobera muhomera numva umutima none umutima wanjye wikanze gira amazina abiri ndeba kuri yoranga muntu noneho indege nabonye amazina nongera ndeba ngo wanyereka passport asubiye iwabo yongera kugaruka nanone nyuma y'umwaka muri rya shuri ryacu nibwo twaganiriye arambaza ngo kuki wambaje passport yanjye ndavuga rero ariko buri munsi nahoraga mbitekereza kumutera nkunga nk'umuntu waje gufasha umurimo ukumva ntiwamutereta kuko yavuga ati waratekerezaga se naratekerezaga ni umutereta wenda atari we ntazagaruka umugabo we ari muri Afurika ntabwo yakoresheje mu Rwanda ari muri Afurika muri Mozambique ava muri Mozambique ubu ngubu mwaka sinzi nshubije ibibazo byawe nk'uko wari wimbajijemo yeah. Arampamagaye mpita menya neza ko yampamagaye impamagara ndi mu rusengero wenda bigoye kujya imbere ngo ugaragaze umuhamagaro wawe so ariko menya neza kuko Imana yampamagaye ndangije ndavuga ngo reka burya mu cyongereza baravuga ngo anointing minus training equals confusion iyo wahamagawe
n'Imana ariko ukaba utarize, igihe kiragera bikaguconfusing ukareba bikakunanira, noneho message utanga ukazitanga utanazizi, ukavuga ngo urugendo rwavaga aha rukajya aha rwamaze igihe kingana gutya. Iyo ugiye ukiga ujyana urareba no mu gihe cy'abatubanjirije hari ishuri ryigishaga abahanuzi. Ntabwo twigisha guhanura ni impano y'Imana. Ntabwo dutanga impano mu ishuri ryacu rya theology cyangwa se rya ryigisha abamisiyoneri. Ntabwo twigisha abantu guhanura, ntabwo duha abantu impano, ahubwo dufite impano buryo ki yayikoresha neza. None ahangaha iyo Imana yaguhamagaye ukajya kubwiriza abantu utarize, nawe ubwawe ntabwo wizera message ugiye gutanga, ntabwo ubiyize, ntabwo wizeye ko ari message nziza nzima. Ariko iyo ugiye ukiga ukamenya amateka, ukamenya Bibiliya, ukamenya amateka y'abatubanjirije, ukamenya aho bagiye batsindwa. None iyo Imana iguhamagaye rero ikaguhamagara yewe nabwirije kanaka wirengagije ko intumwa zajyaga zigenda kubwiriza, noneho zakwirukana bakanga, noneho bakabwira Yesu Kristo iyo turi kumwe nawe birakunda. Ariko rimwe na rimwe tugiye hanze twirukana n'abadayimoni bakanga. None tubigenze gute? So rero iyo wize biragufasha ukamenya ngo ibyabanjirije abakera, ibyatsinze abakera, nawe byagutsinda. Ntugende werekana ko uri umuntu ushoboye byose. Yesu Kristo niwe ushoboye byose. So rero ibikomere byo mu murimo w'Imana akenshi na kenshi dukurira mu nsengero batanatwumva neza, batanatwumva. Niyo wahamagawe ugahanura, ntago bakuze background yo guhanura, bazi ko kanaka ari uhanura. Niyo waba ufite indirimbo wahimbye baravangura, ntago yahimba indirimbo kabisa. Hari abasanzwe baduhimbira uriya muntu nubwo ahanura yambara, afite ukuntu yambara, afite utuntu yisiga, turiya tuntu ntago Imana uzi icyo cyatumye njya kwiga theology. Nari umuyobozi w'urubyiruko ahantu hamwe, ndangije pasteur azaduhagarara imbere, arangije aravuga ngo mwabana mw'abakobwa, nari umunyeshuri muri segonderi, n'abahungu mugenda mugasubira ku ishuri, mukagenda mukambara ubujipo bugufi, mukambara uduherena, mugasiga utuntu ku munwa, mukagenda mugashyira utuvuta mu musatsi, mukanyereza. Ndi mu rusengero rumwe rukomeye kandi umuyobozi. Noneho arangije umuyobozi aravuga ngo nindamuka ngeze mu ijuru nkasanga y'umuntu wambaraga ipantaro ku isi, nkamusanga wambaraga ipantaro ari mu ijuru, iryo joro Imana izarenkuremo. Urumva nari umuyobozi, mbaza abagenzi banjye twari twicaranye, barangije barambwira ngo ariko byo pastor avuze n'ukuri. Ndangije ndavuga ngo hari ibyo ndimo ndareba insengero zizamuka, ndimo ndareba kuri internet, nkareba insengero zikomeye cyane, ndimo ndabona abantu babohoka, ndimo ndabona ibibyimba bikira, ndimo ndabona uburwayi bukira kandi bugakira umuntu ameze kwa kundi. Pastor ndatekereza ko no pastor ntuburiye, ndavuga ngomba kujya kwiga kubera ko anointing minus training equals confusion. Iyo wahamagawe n'Imana, ukaba ufite umuhamagaro w'Imana, Imana ikaba yaraguhamagaye ubizi neza ko yaguhamagaye, ukaba uri umuhanuzi, ukaba uri umuvugabutumwa, ukaba uri umupasiteri. Ariko iyo utize, igihe kiragera ugatanga message utazi, ahubwo wumva n'abandi bantu. Byatumye njya kwiga rero ubu ngubu ntekereza gutanga message nzima kandi n'umwuka w'Imana ni muri njyewe. Ese pastor, umuntu ni gute yamenya umuntu ufite umuhamagaro w'Imana? Umuntu akubajije ati ni gute umuntu ufite umuhamagaro w'Imana umuntu yamumenya? Wamusubiza muri iki? Umuntu ufite umuhamagaro w'Imana uko umuntu yamumenya, mu ishuri ryacu tugira principe ivuga ngo try, gerageza ikintu kigeze ugerageza. Ejo bundi twarabahamagaye abanyeshuri bacu, turangije turababwira ngo buri muntu asige ibyangombwa by'ahangaha, amafaranga, asige telefone, asige na card za karita zo muri banki, tujye mu ivugabutumwa. Turangije ikigo kiragenda gifata ikarita imwe ya za bisi, tubishyurira itike yo kubajyana i Kabuga, n'ahantu kure cyane uvuye ahangaha Remera. Baragenda birirwa babwiriza, turababwira ngo utekereze gutaha isaa 11 kandi twabahaye map ikarita bagenderaho. Turabwira ngo mugende mujye gushaka ahantu muri rugendo ya kabiri muri mubwiriza ubutumwa.
noneho nibigera saa 11 mutekereze gutaha nubona byanze saa 12 uze kuza guhamagara kuri iyo nomero iri kuri iyo karita iriho mapu kandi nta telefone afite nta n'amafaranga turaza kuza gutabara urumva nyine yagomba kwiyeranja so umuntu ufite umuhamagaro w'Imana agerageza ikintu atigeze agerageza baragiye bose baragiye abanyeshuri bajya muri 62 birirwa rugende ya kabiri babwiriza abantu barangije saa 11 zarageze buri muntu wese agerageza gutaha basaba lifuti saa 12 bose bari ku ishuri nta muntu umugeze uhamagara muri emergency ugiye kumutabara urumva rero iyo uri umuntu w'Imana ugerageza impano ikurimo ugasanga umuntu arwaye agiye gupfa barimo bavuga amagambo ya nyuma ari mu kuraga niba ugerageza niba ushaka kumenya ko ufite impano ya healing yo gukiza uburwayi murambika ibiganza umusengere numara kumusengera arakira izina ry'Uwiteka rikirwe hejuru arapfa bakwita umufere cyangwa se umutekamutwe yes pastor urambashije ngo nigutamenye umuntu ufite impano y'Imana gerageza niba utarigeze ihimba indirimbo y'ihimbi n'uyihimba icyambere cyo burya umuntu n'Imana irabyikorera ntabwo uragera nk'ahantu ugasanga wenda bahamagaye muri rindi ntiyagiyeyo bahamagaye wowe utanazwe cyane burya n'Imana babikoze kugira ngo noneho ugaragaze yuko ufite umuhamagaro w'Imana urumva rero uragerageza kandi ibindi n'Imana ikabyikorera murakoze cyane kugira ngo umuntu akurikirane amahugurwa cyangwa amasomo muri iki kigo cyanyu bisaba iki bigenda gute urarangiza kutubwira uko bigenda utanga nimero za telefone kuko ikiganiro twakoranye ni cyiza hari umushaka gushaka kukuvugisha ku bintu bitandukanye yaba ibyo by'ishuri yaba ndetse n'ubu buhamya waduhereje twebwe tuzajya tugenda tugaruka tuza dukorana n'ibindi byinshi maze tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera iguhereze umugisa cyane kwemera kutuganiriza kandi igukomereze mu mavuta yayo n'umuhamagaro yawe okay murakoze cyane ishuri ryacu ni ryitwa Ndahe Theology and Discipleship School ni ishuri ryigisha abavuga butumwa abapasteri abakozi Imana muri rusange n'abantu bifuza kuba missioneri rikorera mu bice bitandukanye by'igihugu ahangaha i Kigali dukorera Remera dufite abanyeshuri barangije diplome barimo kwiga diplome dufite n'abandi barimo gutangira biga certificate so rero wifuza kwiga mu ishuri ryacu ntago turagira amakondisiyo aremereye cyane gusa ugomba kuba cyambere cyo wumva ufite umuhamagaro cyangwa se umushaka kumenya Bibiliya kandi ukaba umushaka kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo kwisi yose ko dufite abantu bashaka kuba missioneri dufite abantu bashaka kuba bavuga butumwa dufite abantu bashaka kumenya kugira ngo bavuge ibyo bazi so rero ni karibu kwiyandikisha biracyakomeje ubu turabafite twatangiye muri iki cyumweru rero niba mushaka kwiyandikisha ukaba mushaka kwiga mu ishuri ryacu Muhanga dufiteyo ishuri tukagira Gisenyi ariho Rubavu tukagira Nyagatare tukagira Kabarondo turimo turatangira na Musanze nomero yacu ya telefone mwaduhamagaraho ni 078 95 42 011 Imana ibaho umugisha rwose bakoze Imana nimuze mwige ubundi mwamamaza inkuru za Yesu Kristo ariko mwanigishijwe dufite ihame nkuko nahoze ndivarwa ngo anointing minus training equals confusion iyo hamagawe n'Imana ufite umuhamagaro w'Imana ariko utarigishijwe ibyo ukora byose igihe kiragera bikakubera confusion wowe ubwawe ugaconfusinga n'abandi ugazagira abantu bazajya bakomeza guconfusinga abantu nibaze bije hari abo njya mbaza bakangababwira si ibintu koko ubu ngubu bibiri bibriko ni ariko se ngo pastor ngo ibintu ko tubyigishije imyaka n'imyaka ngo ufite uturuka ibi bintu twabihindura gute nk'abantu nimubwira abantu kuri ariko gukomeza gufatirana abantu ako kantu keza cyane gufatirana abantu mukabafatira mu gatebo kamwe ngo bazajya mu ijuru nabangaba kujya mu ijuru ntago ari ibintu ibi dukora ni byiza wenda wasanga muri Bibiliya hari umugabo bita ni Cornelio wakunda gufasha abantu ariko Yesu Kristo nawe mutumye w'umuntu kugira ngo yihane so imirimo myiza ni byiza dufite abana dufasha dufite ikigo cy'imfubyi cya Kigali Children's Center dufite abana dufasha ariko kujya mu ijuru ntago ari iyo mirimo gusa kujya mu ijuru no kwakira Yesu ubundi gukorera Imana n'ukwiga Imana bamucana Pastor hari akabazo mfite kamatsiko nubwo ngiye kugusubiza inyuma ho gato wavuze ko wakundaga abana ariko nanubu uracyabakunda deja ariko muri amugore mwashakanye wa mbere
mwaba mwaratandukanye mwarabyaranye dufite abana b'abakobwa beza cyane. hanyuma baba hehe babana na nyina cyangwa murabana cyane ko bakunda abana abana bafite muri no minsi abana n'ingarukiye ariko kugira ngo bagire biga amashuri meza n'ahanganda ndabizi ko hari ngo barimo bariga mu ishuri ry'igifaransa bari bazi icyongereza barimo bariga mu Bubiligi. tugana ku musozo rero nk'umuntu abaye mu bikomere by'uburyo wavutse uburyo wakuze cyangwa warezwemo n'urushako ibyo byose ubikombayininze ni nk'irihe somo ry'ubuzima byaragusigiye? Ibyo bintu Imana yantegura kuzampa ministeri ya healing, ministeri yo gukiza abantu bafite ibikomere byo ku mutima, to be healed, gukira. Umuntu ashobora kugirana urareba kino gikomere, iki gikomere nicyo nahuye nacyo mu gihe ndimo gutwika amakara nshaka ubuzima, naritemye ubu none ngafite igikomere. Noneho Yesu Kristo yaje kudukiza ibikomere, ntago azangwa bizunge nko kwa muganga babunze bakadoda ugahora ukigendana. Yesu Kristo akimara kumuhamagara yampaye umurongo muri Yesaya 61 umurongo wa mbere, arambura ngo umwuka w'Imana ari kuri nge, abanga umwuka w'Imana ari kuri wowe, ngo nkwigishije kugira ngo ukize abantu bafite ibikomere byo ku mutima, nkwigishije kugira ngo usengere abarwayi bakire. Mbonye mwene data Imana ikoresha ibiganza byanjye abantu bakira kanseri, mbonye Imana ikoresha ibiganza byanjye abantu bakira diabete, mbonye Imana ikoresha nageze muri Uganda mu bihumbi 2008 nibwo naninjiye muri ministeri neza. Twatangiye urusengero twara abantu bakeya, haza umumama wari ufite umwana wari umaze imyaka 7 atagenda, ari n'ikidebire ati nkonda. Umumama araza w'umugande avuye mu byo ngo nisaba kuraguza no guterekera, araza aramunzanira aramumpereza, arambwira ngo wa muntu ntago nkuzi sinzi uri we, nta nubwo urimo kuvuga n'ikigande neza, ariko ngiyewe mvuye mu isabo kugira ngo ndebe ko abapfumu bakize umwana wanjye, ntagakize, mfite agenda kenshi cyane, ntavuga ntagenda, ndangije aramunzanira amufata mu ntoki. Iyo kijya mu bintu by'Imana rero usengana imbaraga nyinshi cyane, bumva agiye gukizwa nuko wikaraze, ariko si ibyo, nuko atura gusuka avuga ngo kira mu izina rya Yesu. Mwanda musengera, maze kumusengera hari kwa gatandatu ndamwe ugerageza, umwana agerageza kugenda gakeya. Ku cyumweru umwana yaje agenda adati nkonda atanavuga, giye kubona mbona urusengero rwuzuye abantu. Rero Imana yampaye impano za healing, Imana yampaye impano zo gukiza uburwayi, Imana yanyigishije mu bikomeye cyane, Imana yampaye umutima wo gukiza ibikomere, yampaye umwuka, yampaye impano, yampaye gift yo gukiza abantu bafite ibikomere byo ku mutima n'uburwayi muri ministeri yacu ya healing, muri House of Healing. Ahangaha turi mbonye Imana ikiza abantu, mbonye abantu bakira. Rero nanjye byarantangaje, si uko gusa mbonye abantu benshi baza muri ubutayu, barahaza barasenga, ntabwo ari ngombwa ngo mbe mpari, niyo naba ntahari ukaza gusa ugasenga. Mbonye aha hantu hakiriye abantu benshi cyane. So rero ninyuze mu bikomeye cyane kugira ngo Imana inyigishe umuntu babaye, Imana inyigishe umuntu babaye mu rusengero. Burya mwene dati y'abantu baje mu rusengero aza ababaye, afite uburwayi, afite ubukene, afite ibikomere, yashwanye mu rugo, bya bindi iyo utamwegereye ngo umusengere uganire nawe umusengera Imana mutabare, utunga ibikomere. Iyo uri pastor ukaba ufite umutima w'ubupfubyi, ukaba Imana itaragukijije wa mutima w'ubupfubyi, ukaba ufite abantu 150 mu rusengero, burya ntago ufite abakristo 150, wa wundi utita ku bakristo, ukaba ufite abakristo 150, ufite umutima w'ubupfubyi, burya ufite ikigo cy'imfubyi cy'abantu 150 uhora na buri munsi. Ariko ndashima Imana ko yakijije umutima wanjye, kandi abantu barimo gukira mu kunyura muri ministeri yacu yo gukiza abarwayi no gukiza ibikomere byo ku mutima, ibikomere bisanzwe n'uburwayi. Imana bamukize. Reka Patrick, murakoze cyane.